ariko nk'uko itorero ryandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaritangira ngo aryeze maze kuryogesha amazi y'ijambo rye, yagishije rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge, kuko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Amen. Ibiganiro hamwe na Mutoni Ibrahim hamwe na Divine n'imiryango yose bashamikiyeho, dufatanije nawe ibyishimo n'umunezero. Imana ishimwe ko yaboneye umwanya mwiza mukaba mwagize ibirori, murishimye, dufatanije namwe uwo munezero. Ababyeyi ku mpande zose, umubyeyi wa Muhirwa ndabizi ko yishimye cyane, anezerewe kuri uyu munsi yashyingiye imfura ye nyuma y'ibihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo, ndetse nawe bwite by'umwihariko akabura umuryango. Imana iguhaye umukobwa uyu munsi, dore ko nta mwana w'umukobwa ugira. Aba bantu bari hasi babujije gukoma amashyi gusa, nzi neza ko kuyakoma kwabo byotuma umunezero wiyongera, ariko urawufite usanga. Nanone uruhande rwa Divine turashimira uhagarariye umuryango, umusaza we bwite ndetse na mukuru we. Imana ibahe umugisha ababyeyi muhagarariye Imana, mwakoze umuryango wa Rugorora. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nanone turashima Imana ku bwa famiye Isaac. Ndashima cyane ko ubukwe bubaye. Mama Imana ishimwe. Amasengesho yarumvikanye, ni kuriya twese dusenga ibintu tugatambuka, none birabaye mu nkwanoga usibye yituwe kugerageza turanezerewe rwose. Umubyeyi wacu Muzerezovu ndabizi gukunda ibirori, kandi rwose wabyambariye uraberewe. Abantu barakunda ko muri Imana amashyi neza, ndabizi ko umutima wawe wishimye. Muzehe Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndashima nanone umuryango wa Revera mwashoboye kurera Isaac, mukaba mugeze mu gikorwa nk'iki cyo gushyingira. Imana yabakoresheje umurimo ukomeye. Mwemerere nshimire madamu we by'umwihariko wasigaranye n'umwana. Revera adahari akagaruka ugasanga ntarahabutse. Amashyiwe ndasaba ko muyakorwa muri kurera umwana wundi biravu. Nuwe ariko umwana utabyaye mu nda ukabona ageze
umunsi nk'uyu uzucaha uwawe akumva ari mucasha, wacira hasi akamije aciye, wakorora atari icyo yaragiye kuvuga atavuze, wareba hejuru uti sinzi icyo yaragiye kukubita ku mutwe, wamwunama ati yaragiye gutora ibuye, wagira ngo uti wumi. Imana ishimwe ubwa Isaka ko wabaye umwana ugatuza, kandi papa Imana igumugisha ko wumviye mama, agira ngo mushimire imbere yawe. Wumviye mama uha agaciro igitekerezo uhaye, uyu ni mama, nta wundi muntu kuri iyi si. Je naherutse kubwira abantu ejo bundi mpayibwiriza, sinoza mwita mama, nzoza avuga mama rwose. Kera hari amapepo yigeze gutera abantu bakazavuga ba nyina mu mazina, je ntiyamfasha, ariko jewe ndi kumva ko kuvuga mama kumva ntibigize, ngomba kuvuga ikintu bituma abandi bagabo banyibazaho, bakibaza ngo uyu mugabo wawe uvuga gutya nyina w'umuntu, nyina w'umuntu. Warakoze papa, habe n'ubwo urinde, haba n'ubwo uvuga ngo bagutoye kuyobora mbere, nta kintu conezeza mama wawe kiki hagi wagize neza. Imana kandi kugize neza. Muhirwa Isaac ufite ubuhamya bwihariye kubera ko twariganye mu ishuri, turigana mu ishuri, aza kuja muri Amerika, tubaye imyaka myinshi, yaramaze imyaka myinshi cyane. Noneho abantu bari mukurenga kiriya, bamwe bakarenguka nyine barengutse, baje kugaruka bakagaruka bafite ibindi bidushishe. Uriya mugabo akunda Imana, kandi ari loyo kuco yiyemeje, ari loyo. Kuva muri interna nari pasiteri, arambwira ati niwe uzoba pasiteri wanje, naho atuye muri New York, niwe muntu ujya ufata inyigisho zabereye hano akazihinduramo audio akayihereza abantu bose b'abakaruvari n'inshuti zacu zituye hirya no hino, zibarirwa ku rubuga rwa Yesu. Ndagushimiye kubahishije mama, ndagushimiye ko watuzaniye ibirori hano. Washoboraga gushaka umumedisiki hariya benshi, ou une Mexique aussi, c'est comme ça qu'on les prononce. Ushobora gushaka ahantu ntazi, ariko warakoze kutuzanira ibirori, dukunda umwana wacu dufite. Ngeze kure nsezeranya kubera ko mwareze, sinshaka kuvuga amagambo menshi. Urugo ntabwo ari umuhango, ubukwe si umuhango, ahubwo ni umuhora hejuru Imana izinyuzamo ibisubizo yageneye isi. Amwe mu makosa ateye ubwoba ndengakamere abantu baza bakora ni ugufata ibintu bisanzwe bakabigira ibidasanzwe, bagafata ibidasanzwe bakabigira ibisanzwe. Kwicara hano n'abahungu mukicara, n'abakobwa bakicara hano, mwambaye ku gatimba, ababyeyi bicaye aha, inshuti n'imiryango, ndi umushumba mpagaze hano imbere ngiye kubasezera. Ibi abantu barabikinishije, bari mu kuva aha nyuma y'imyaka 2, nyuma y'amezi runaka, nyuma y'imyaka runaka, ngo twumvikane, ngo tubacane wazima. Hano sinzasezeranya umuntu uzotandukana, kandi umuntu uzotandukana namusezeranije
ntabwo Imana izomworohera, kuko le Dieu que je parle, the God I serve, ntabwo ishigikira divorce. Imana yanga divorce, irayanga. Ivyo bintu ngo mwamanutse mwazamutse ngo mumeze gute, mugafata ibitekerezo mukabishira mu nkoki, mukaza mufata ibitekerezo mukabigira nk'imbwererezi buto, ibintu ubuzima bw'abantu bashakanye. Isi imikino mwiyemeje icyemezo cya it's one way, life or death, that's it. Kandi murashafite uburenganzira hano umuntu amuyoboje sinshaka gusezerana bene no gusohora amaso. Murashafite uburenganzira aho mwicaye, murashafite uburenganzira. Wumva afite gahunda yindi ashira ukuboko hejuru ambwira ati jewe siza sezeranye umuntu uzotambuka, kuko siko Bibiliya imbwira, siko Imana nkoreye ivuga. Ese umuntu aba atandukana ngo ashake ngo agira ati kurubaza mu gupfa no gukira, n'umuntu abazapfa agapfa. Umutobe ni ugupfa cyangwa gukira, nta bindi. N'ubundi umuntu agira ibintu bitatu: azavuka agashaka, n'ibindi azavuka agashaka akabyara agapfa. Utuze etapu usigaje z'ubuzima n'izibindi, ugomba kubyara kandi akabyara agapfa. Hanyuma nyuma yo kubyara umuntu azapfa, wumara imyaka 200, wumara 100. Ni mirenda mu kubana bya mirende. Nta bintu byo gutekereza ngo jewe mu mugore ngo yasinze ngo cyangwa wakabindaya ngo cyangwa wakanshingaho ngo nta magambo menshi ngo nta buzima ngo ibyo sino bishobora ngo jewe mu bintu bije byasakurije n'ibyo bizogusakuriza ariko ugumemo. Kubaza I know the laws there in the US. Here I don't preach that. It's life or death. You will be with my daughter here from now till the end of the world. That's it. Only death or the coming back of Jesus Christ. That's all. Ibindi bintu murumva ngo twebwe ngo abanyamerika ngo tuza tubitinda, nta by'abanyamerika ntaco bivuga kuri Amerika. urugo sumuhango n'umuhora mvejuru. Imana izinyuza n'ibisubizo isikene kubera ikari umuhora mvejuru. Ijambo rya mbere nuko urugo Imana ariyo yarutekereje yonyine, si umushinga wo kurumva ari buraka na Isaka nawe gutore nawe divine ko murumva muri iyo misegetera mwambaye aho ngaho mwamudebera muri gusa. N'umushinga mvezu uyu si umushinga w'umuntu, si umushinga w'imiryango. Ntimuzobaza pare, ntimuzobaza mare, ntimuzobaza imiryango, nta kubaza umuturanyi, nta kubaza abo mukora, nta kubaza abaroye, nta kuja ku mudugudu, nta kagari, nta murenge, nta w'isibo, nta ngo nane. Umushinga w'urugo wavuye ku Mana. Nico gituma ingorane zose zibaye mu rugo ntibaza baje ahandi hose, baza biruka ku irembo ry'ijuru bakavugana n'ijuru ngo bimeze bite. That's it. Abantu mwameza amababa bakababwira ngo ibintu ngo byahindutse, ngo biri soft, ngo reka ibintu byose ngo nta muntu wongubitira umwana ngo amurara ngo ni umutaha. Iyo umuguma wowe ntuzi umuntu wamukubise. Igisubizo si ugutanga. Ntabwo igisubizo ari ugutanga.
kumusabwira ngo nizo kubitwa se nizo zikomeye hasi nta bindi bintu bikomeye kuruta inkoni. Si ayavuga ngo mu Rwanda kandi iki kintu kibabwira mwabahungu mwe namwe abakobwa niba hari ikintu kiza kizana satani byoroshye igaca ingano mu kuzana induru. Induru ibaye mu rugo mugahora muri yegereye mwamukinguye amarembo magari yishiza satani kandi mwamukinguye amarembo mwamuyihaye icyicaro cya burundu cyo gutura iwanyu. Kurumva isa kurumva ibura ntantu David ntantu Fifi ntantu Ruma. Urugo si umushinga w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo Imana ibona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Ngo irangije ubwayo iravuga ngo reka muremere umufasha. Imuremere umufasha umukwiye. Iyo ugiye gutekereza urugo nk'umuhango ukarutekereza nk'igikorwa sosiyal, ukagitekereza nk'ikintu weretse ababyeyi gusa, ukagitekereza nk'ikintu watekereje gusa, ukagitekereza nk'ikintu kivuye mu mahitamo yawe gusa, ubu icirikije kandi ntabwo ica agaciro cogira agaciro gake kubera ko ibitekerezo y'umuntu yabihaye agaciro kangana nako n'ibitekerezo by'umuntu. Kubera ko ikintu kigira agaciro kangana n'ibitekerezo yawe kigira agaciro kuko kigafite. Imitekerereze y'umuntu ishobora kuba ifite agaciro gake itekereza nabi ishagaraye ishandabutse. Umuntu agashaka gutekereza ko gifite agaciro kifite gakeya ntabwo ari byo byokama. Umuntu afashe intoro akayihereza umwana akagenda akayijugunya muri toilette ntibiba bivuze ko ya ntoro ifite agaciro gake, biba bivuze ko wa mwana ari ufite imitekerereze ikiri ku rwego rwo mu ciciro c'ubudehe hasi. Si umushinga w'umuntu ni umushinga w'Imana. Icya kabiri impamvu urugo atari umuhango niho hantu Imana izinyuza ibisubizo byose. Abatuye isi bakeneye ntabwo igisubizo kivuye mu ijuru kije gusubiza ibibazo isi itagirira ibisubizo. Imana izi kinyuza mu nyamaswa, iyo kinyuza mu muyaga, iyo kinyuza mu biti, iyo kinyuza mu mabuye, izi kinyuza mu muryango igatoranya. Bibiliya iravuga ngo Imana irareba ngo ibona umukobwa bita Mariya nageze muri Israheli sanga ahantu yagaza apfukama asenga, iramubona umukobwa utararyamana n'umugabo wirinze w'umunyamasengesho wakundaga Imana. Ijuru riramureba neza rirazuminga ngo rirangize riramwize. Bibiliya iravuga ngo umwana azagira ngo azasabira kandi ngo azabyara umuhungu. Birangiza Imana kubera ko ari Imana iza yubahisha umuryango ituma Yosefu amushaka, ndetse ashatse kumubenga Imana yohereza marayika iramubwira ngo umva ntubenga umugore wawe, genda uhagarare iruhande rwe, icarana nawe, bana nawe, kubera ko ibisubizo isi ikeneye bitaza binyura ku musozi, bitaza binyura mu gisebo, biza binyura mu rugo. Kugira ngo urugo runyuremo umugisha uva ku Mana bisaba divine understanding and self-awareness. You need to know yourself. You need to discover the purpose of your family. That's it. By discovering the purpose of your family, God will use your family as a pipeline where the solutions, supernatural solutions, will go through. Ibisubizo ndengakamere biza binyura mu muyoboro w'urugo. Abantu bisobanukiwe bafashe urugo bakafata kikintu mvejo kitavuye mu bitekerezo byabo. Munashatse umukobwa ngo wabagorora, munashatse umukobwa w'abanyabyishi. Muze mureka kuvuga ngo muze muvuga ngo nahuye n'isezerano kugira ngo tuzobyara amasezerano. Muze mureka abayumve ngo babaye bakabye. Ntabwo ari ugukabya. Imitekerereze y'abantu iyo
yamuzwe bazafata ibidasanzwe bakagira ibisanzwe. It's not a cultural thing. It's a divine and supernatural event for you. Kugenzereza ico kintu kidasanzwe Imana yashize mu isi kakiduha. Harasabwa ibintu byinshi ariko ndababwira bibiri cyangwa bitatu. Icyambere murasabwa number 1 gufata Imana ikababera ishiga kubakiraho ibintu byose. Ntawo frigo bazabitereka ahantu, intebe bazazitereka mu kirere, inkweto zigiraho zibiri, yuzigiraho yubake etaje kugira ngo bayubake bagire uko bazabigenza. N'urugo kugira ngo rushoboke baza barutereka ku Mana gusa. Amafaranga ajyage eko y'amafaranga we zale tububi mitima mingi yatereka ifaranga zale tububi mitima mingi yatereka. Ibare ari amapepo yobatera no kubura amafaranga mu rugo, ariko iyo amafaranga abaye mu rugo akabamo mutagira Imana azahinduka mu yo guterana mukamenana imitwe. Ibindi byose iyo bije bigasanga nta Mana iri mu rugo mujye mu nothing. Imana number 2 murugo hagomba kumvikana ivugo ijambo rimwe gusa: nimbabarira ndakubabarira, mbabarira ndakubabarira, nawe mbabarira ndakubabarira. Ibyo bintu byo kushaho ngo nejo wari ikintu wambaye ngo turi fiançaye ndacyakibitse mu hantu mu kure cyane, ndimo ndagitekereza. Hari ibintu ngo yambaye gukira, urumva ngo nari naive usimenye ibyari byo, urumva ngo nari umwana mbega narakuze, mujye umenya ko nakuze, mujye umenya ko nakuze ngo nanjye mfite ibyo ndi babakobwa nyama ese ye. Ushaka kubaka urugo ntazahagarara ngo umugabo sisare nazi uwo gusabaza nimbabarira ndakubabarira. Imbabazi z'abashaka kubaka si imbabazi umuntu azabanza kuja gutekerezaho ngo bazumva kanya gutekerezeho naho. Icyagatatu ni inshingano za buri wese nizo twasomye. Mugabo kumva nawe wa mugore kugira ngo ukunde ja bugufi, mugabo kugira ngo umugore agucire bugufi ukunde, mugore nawe kugira ngo ukunde ja bugufi. Hano tuba tuvuga ubwuzuzanye, iby'uburinganire turabyemera, ariko tuba tuvuga ubwuzuzanye. Umugabo azagumaho umugabo mu rugo, umugore azagumaho umugore, kandi kuba umugore si byo biciriritse. Mutambuke turebe.
Isaac na Ibrak, muratwikurura abo muri kumwe, hanyuma munyemeze ko abo mwakunze ari bo babazaniye, tubone gukomeza. Ibrak, uwo wakunze niwe bakuzaniye. Great. Isaac, nikisha hinuki, uwo wakunze niwe bakuzaniye cyangwa byagora? Yego niwe. Great. Barabahereza indahiro muri koresha, uratanga ururabyo rufifi uhereze Mariya, urasoma ayo magambo mutongere mutagabanije, hanyuma tubone gukomeza. Isaac, baguhereza mikrofone. Yewe Biganiro Isaac, wisemo wowe Mutoni Fifi ngo umbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Usezeranije ko nzagukunda, nzakubaha kandi nkubahishe muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukennye cyangwa dukize, ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana ifashe gusohoza iyi ndahiro. Yes, Fifi. Yewe Mutoni Fifi, wisemo wowe Biganiro Isaac ngo umbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Gusezeranije ko nzagukunda, nzakubaha kandi nkubahisha muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukenye cyangwa dukize, ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana ifashe gusohoza iyi ndahiro. Amen. Ese muhirwa Ibrak. Yewe muhirwa Ibrak, muhisemo wowe Mutesi Fifi, umbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Usezeranije ko nzagukunda, nzakubaha kandi akubahisha muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukenye cyangwa dukize, ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya kinturutse. Imana ifashe gusohoza iyi ndahiro. Divine. Jewe Divine Mutesi, wahisemo wowe muhirwa Ibrak, umbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Usezeranije ko nzagukunda, nzakubaha kandi nzakubahisha muri byose,
turwaye cyangwa turi bazima, tubyaye cyangwa tutabyaye, dukennye cyangwa dukize, ndemeza ko tuzabana akaramata, ko nta kizadutandukanya bw'inturutse Imana izamfasha gusoza iyi ndahiro. Great. Ndasaba ko Reverend Espoir atambuka hano imbere ndetse na Pastor Richard. Muraduhereza impeta. Murasengera impeta z'abana bacu, nese murasengera rimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Mu izina rya Yesu Kristo, Umwana w'Imana, warakoze gutuma babamenyana, none umunsi wageze kugira ngo mbere urambika divine iyo mpeta ukoresheje amagambo akuri ku mutima, hanyuma nawe aze kubigenza atyo. uko Kristo ari we twubakiyeho, azaba inkingi ikomeza urugo rwacu, Uwiteka azaturinda. Amen. Yes, divine. Njyewe Mutesi Divine ndagukunda, nzaguma ngukunde, nzakubahira umuryango, nzakubahisha, Imana izabane natwe muri byose. Amen. Yes, aha. Isaka. Sinzi niba hari indirimbo zo mu gitego ziba ziririmba. Yes. Muraja hari Ibrak, the other side, hari aho babereka ducunguze uburyo umwete. Fifi, ma femme, salut ma reine, je vais le faire bien là-bas, mais aujourd'hui, les bons moments bienvenus dans mon royaume. Voici la signification de mon amour. Je t'aime et je t'aimerai. Mon amour, la vie est complète, mais avec ton rêve, tu es un homme complet. C'est la signification de ma promesse, que je t'aime et que je le verrai toujours. Twamubwira baba. Barukiyongeza. Gerageza ma. Ena. mbere na mbere ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Ndashimira ababyeyi, inshuti n'umuryango. Uyu munsi mpagaze imbere y'Imana ndetse n'abantu bayo, mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, ko nzagukunda, ko nzakubaha kandi ngukundira umuryango. Gusezeranije yuko kuva uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ubuzima uzahora uri uwa mbere. Ndagukunda.